Turagusuje tuguhaye ikaze wo komeje gukurikira ibiganiro bya Jara Kitchen. Turagushimiye kubana natwe umunsi ku munsi, twaje kugushimira n'ukuri niba warakoze subscribe. Ni byiza cyane kugira ngo ibiganiro byacu byo bibona uko tukimara kubishyiraho. Nizere ko rero umeze neza. Njyewe ndi Janete Isenge, ngiye tujye kubana muri iki kiganiro cyo guteka. Kuri uyu munsi turaza kwibanda ku babebe b'abana batoya baba bagitangira kurya, no kuva ku mezi 6 kugera umwana amaze kuba mukuru. Nyine tugiye kwibanda kuri icyo gihe, tugiye kureba mbese n'iki umwana aba agomba kugaburirwa muri icyo gihe cy'amezi 6, cyagiye aba gitangiye gufata imfashabere, abatagishoboye kugaburirwa n'ibere rya mama gusa. Nibihe buryo ushobora kumutegurira. Murabizi ababyeyi benshi hari ubwo rwose aba ari ubwa mbere, abenshi aba ari ubwa mbere agiye kubyara cyangwa n'ahandi yabibonye bikamubera ingorabahizi guhitamo, akavuga mbese umwana n'iki namutegurira. Turi hano rero nka Jara Kitchen kugira ngo tukubere igisubizo, ujye umenya uko ushobora gutegurira umwana wawe kandi akarya akanezererwa. Muri aka kanya rero nk'uko uri kubireba, mfite karoti zanjye narabye, mfite amashaza, mfite ibirayi, igitunguru, turaza gukenera kunyu gakeya, ndetse na broband. Broband irakora nk'amavuta, murabizi amavuta ni source ya energy umwana bazikeneye cyagiye abatangiye gukambakamba, abakeneye gukoresha imbaraga nyinshi, niyo mpamvu tuza kwifashisha amavuta. Hanyuma rero ushobora gutangira kwereka ubuzima cyane mu gikoni cya Jara Kitchen, ukareba ibyo tugiye gutegurira umwana. Nk'uko mubibona rero hano dufite karoti. Karoti ni source nziza ya vitamine A. Hano dufite amashaza, dufite ibirayi ndetse n'igitunguru. Tumaze gukenera umunyu na broband. Aha rero nk'uko uri kubibona, tugiye gushyira ibirayi mu safuriya, turashyiramo karoti, turaza kongeramo agatunguru, turashyiramo n'amazi. Aha ushyiramo amazi ahagije kuko ibyo tugiye gutegura ni ibiryo by'umwana muto ukiga kurya, kugira ngo tuze kubona uburyo tuza kubisya amazi akirimo bize kuba bimeze nk'isosi. Niyo mpamvu ugomba gushyiramo amazi ahagije. Ndongeramo akunyu gakeya rero, nk'uko mubibona rero tugiye kubishyira ku muriro igihe cy'iminota 40. Turagaruka mu kanya tureba ko byamaze gushya, dukomeza dutegurira umwana wacu ifunguro ryo kurya. Hanyuma rero hano dufite amashaza, nk'uko muze kubona tumaze guteka ibirayi birimo karoti, birimo n'igitunguru. Hano dufite amashaza, ushobora kuyatekana, ariko ibyiza no kuyateka ku ruhande, nayo ukayateka ku ruhande ukayariza, ukayashyira mu mazi, igishishwa cy'inyuma cyamara kuvaho ukabona kubivanga na bya birayi n'amakaroti twatetse ku ruhande. Ibirayi, amashaza na karoti, iyi ni indyo yuzuye ushobora kugaburira umwana ugitangira kwiga kurya, kubera ko dusangamo intungamubiri zirimo protein, beta carotene, imyunyungugu nka fer, itakaza vitamini, intungamubiri zimwe na zimwe zitandukanye mu gihe bikorwa mu nganda cyangwa muri cya gihe cya processing. Kuva ku mezi 6 umubyeyi wese aba yemerewe gutegurira umwana we indyo nziza yuzuye kandi yoroshye. Gusa ibi bibera ingorabahizi ababyeyi benshi kumenya ibyo batekera umwana ugitangira kurya, bikaba byanaba intandaro yo gutegura indyo ituzuye cyangwa itera umwana ibibazo. Urabona ko rero biri hafi gushya, niyo mpamvu ngiye kongeramo ya broband yanjye. Ahangaha nkwibutsa ko udafite broband ushobora gukoresha amavuta ya olive, ugashyiramo n'ikiyiko kimwe n'igice. Ni amavuta meza adashobora kugira ingaruka ku mwana. Aha rero broband yanjye ndayishyiramo kugira ngo ize kuza gushyana. Ya minota 40 irarangiye rero, kugira ngo urabona ko byamaze gushya. Bikiri ku muriro ugiye kuvangamo ya mashaza yanjye natetse ku ruhande. Kwibutsa ko amashaza uyateka ku ruhande, warangiza ukayatumika mu mazi nk'iminota 10 kugira ngo yateka ku ruhande
nibyo bikorohera kugira ngo kugira ngo urabibona rero nk'uko tumaze kubisya byabaye neza nk'igikoma bya biryo nyine wa mwana ugitangira kurya amenyo aba afite abashobora kurya kandi birimo intungamubiri zose nk'uko wabibonye twabiteguye nawe ushobora kubitegura. Rero tugiye gutegura ifunguro rya wa mwana. Urabona ifunguro ryamaze gutungana. Wa mwana udafite amenyo ushobora kumugaburira rwose. Iyi ni imfashabere kuva kuri wa mwana ufite amezi 6 kuba wagera ku mwana ufite amezi 8 cyangwa 9 abashobora gufata rwose. Iyi ni imfashabere, ni ifunguro ryuzuye rishobora kukunganira mu gihe utari konsa wa mwana, ariko ntibikwiye ko utagomba gukomeza kumwonsa. Ifunguro ryacu ryarangiye, waribonye. Ni ifunguro ryoroshye, ni ifunguro ushobora gutegurira wa mwana wawe ukimara gutangira kurya, ufite no kuva ku mezi 6 ukaba wagera ku mezi 9 aba batarabasha kubasha kurya ibiryo bikomeye. Ushobora kumutegurira ifunguro riroroshye, ubonye ko ryoroshye. Ikindi kandi ugomba kumenya ko ntabwo nubwo uba umutangiye kumuha imfashabere ntibikwiye ko utagomba kumwonsa. Umwana urabizi ugomba kumwonsa byibura kuva akivuka kugera agize imyaka 2. Aho ngaho rwose uba wemerewe kuba wamukura ku ibere, ariko iki gihe iyi ni imfashabere niyo igufasha kugira ngo wa mwana yunganire ryabere kuko riba ritakimuhaza nk'uko bikwiye. Ngira ngo wabonye ko byoroshye rero, wabonye ko byoroshye, ntabwo ari ngombwa rwose kugira ibibazo byo kuba wategurira umwana ibyo kurya wibaza ngo biragenda gute, wibaza ngo bwa mbere nzajya bigenza gute. Kuko Jera Kitchen turahari ku bwawe. Nawe rero niba ari icyo wifuza ko twaza gutegurira, niba ari ifunguro uhora wumva ufitiye amatsiko yo kumenya uko baritegura, dushyira muri comment hasi tubwire ngo utaha ndifuza ko mu gikoni cyanyu mwazadutegurira ibi ngibi. Turahari ku bwanyu. Mukore subscribe, mushare n'inshuti n'abavandimwe nabo bamenye uburyo bashobora guteka. By'umwihariko ubonye ko n'abana tubategurira, ntabwo ari ibiryo by'abantu bakuru gusa, n'abana dushobora kubategurira. Mwakoze kubana nanjye rero na Jeannette Ayisenge, tuzahora ubutaha. Bye.